Bishop wanjye na madam Bishop wacu na madam our bishop told my interpreter our bishop and his wife and his beautiful wife. Amashyi ku bwa Bishop na madam Bishop wanjye na madam Bishop wacu na madam our bishop told my interpreter our bishop and his wife and his beautiful wife. No hari umuntu wigeze kumpanurira umunsi umwe arambwira ngo turimo gukama Foursquare kandi tuzi neza ko under your anointing turimo guhangurisha turimo turakama Foursquare yatubereye Bishop wanjye na mama Bishop mwakongera mukabampera amashyi hamwe na pastorale n'abandi bose baba Foursquare asanga nanze gutinda cyane. Hanyuma nongere nshimire mami wacu mushimira Mami, vamos a ver qué. Mami, uli marene wanje, watubijali. Mami we, akumalabaleza kwe. Abana bari hejuru mari bavugisha mwinshi. Kandi twabushimye kuko twabyana nawe tubyirata tukazana namwe tubyirata bitumashika binezerewe kubona umuntu ntabwo byoroshye umunsi ko bitoroshye ariko twebwe ntibitubona kubera ko ari umubyeyi wacu. Iyo nibutse ko yamagaze impande akanamusanga n'agatsori nagaze kino kibazo bimeze biti Imana kumugisha icyo tugora icyo dufite iri jambo Imana kumugisha. Ibindi tuzamusuraga tujye kuvuga iby'umubyeyi n'abana tukavugira hano ariko bivuye ku mutima twaranyuzwe no kubyarwa nawe umuntu azabyarwa n'ababyeyi benshi akarerwa na benshi ibyo niko bimeze. Ari Bishop na mama Bishop twari tuvuze ni umubyeyi wacu namwe kandi muri ababyeyi bacu. Noneho mu gusoza ndamunyamire gusa nshimire ababyeyi bacu batubyara mu buryo bw'umubiri. Sinzi niba anko ahari ndabona nguriye hariya na yaranyanguriye. Aba ni ababyeyi bacu mureba hariya n'ibishoboka bacane nk'amatara mu bareba ababyeyi bacu beza. Haleluya. Ese nimba bakomera amashyi ababyeyi batubyaye mugize neza gucana. Aba ni ababyeyi ba madamu ari nabo babyeyi banjye kandi burya iyo ukoze ikintu ukabona imuhira baracemera buriya aba ari umuhamagaro wa nyawo. Turabashimira ababyeyi bacu batubyaye kandi mukaba murimo kudufasha mu muhamagaro. Hanyuma nanjye mfite ababyeyi banjye hano munyemerere dukomere Imana yacu amashyi mbabiri. Ariko bazi mwarimu bazi dore nguyu hano uyu mugabo niwe papa na mama n'abana wamurike mubarebe nawe. Ni ukuvuga dufite ababyeyi bacu batubyara ariko uyu ni mukuru wanjye w'imfura iwacu na madame we. Nabyo ni umunezero kubabona turimo duhimbaza Imana turi kumwe nawe. Si byiza se? Ni byiza cyane. Rero mwakoze Imana ibahe twabanezerewe biheka byanyuma kabisa. Rero munyemerere turirimbe tuvuye mu ijambo ry'Imana rirema tuyiririmbe hanyuma
aha hariho abaterankunga batandukanye baduteye inkunga yemwe mukabyara navuga se kabarangiza hariho dore hariya ni BK Arena munyemerere tubakomera amashyi cyane tugiye gutanga